Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho merereye mu mpande zose z'isi, ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo tubibona muri comment zanyu umunsi ku wundi, ndetse turabashimiye cyane. Uyu munsi yo tubazaniye inkuru, navuga yuko mu minsi yashize muherutse kumva urupfu rw'akana gato hitwa Rutiyomba AKEZA FC, ndetse navuga yuko kuri uyu munsi tariki ya 27 ku isaha ya saa 4 ubushinjacyaha bwasabiye ukekwaho icyaha, ndetse benshi bakomeje bavuga yuko ari Mukase gufungwa by'agateganyo. Rero ubushinjacyaha bwasabiye Mukazabarushimana ukekwaho uruhare ku rupfu rwa AKEZA kuburana afunzwe, agikurikiranyweho uruhare mu rupfu rwa Rutiyomba AKEZA FC. Ni mu iburanisha ryatangijwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku itariki ya 27 Mutarama uyu mwaka turimo. Inkuru y'urupfu rwa AKEZA w'imyaka 5 wamenyekanye ubwo yasubiragamo indirimbo Niba ya Meddy, yatangajwe ku tariki ya 14 Mutarama umwaka wa 2022, ndetse amakuru yatangajwe nuko yasanzwe mu kidomoro cy'amazi. Ku itariki ya 18 Mutarama urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Mukazabarushimana, ndetse akaba ari Mukase w'uyu mwana AKEZA na Nirere Dative wari umukozi wo mu rugo, kuko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma hakekwa ko bashobora kuba bafite uruhare mu rupfu rw'uwo mwana. Ndetse navuga ko ubwo bagezwaga imbere y'urukiko bwa mbere mu gitondo cyo kuri uyu wa 4, ubushinjacyaha bwagaragaje ibimenyetso bituma bakeka uyu mudamu Mukazabarushimana ari we wishe uyu mwana, ndetse bwasabye ko aburanishwa afunze kugira ngo atazatoroka ubutabera, ndetse bwanavuze ko aburanye adafunze byateza ikibazo kuko ibyo akurikiranyweho hari aho byateye ihungabana, kandi koko birumvikana. Mu nshuro nyinshi ubushinjacyaha bwahawe umwanya bwagaragaje ko umugambi wo kwica AKEZA bigaragara ko wacuzwe n'uwo mugore agatuma umukozi we guhaha, ndetse yaragarutse asanga yamaze kubikora. Mukazabarushimana yahakanye yivuye inyuma iki cyaha ari kurega, avuga ko atigeze agikora, ndetse ko nahahuriye n'urupfu rwa AKEZA FC. Ndetse uyu mudamu Mukase w'aka kana kitabye Imana yasabye ko yaburanishwa adafunze kuko afite uburwayi, ndetse akaba afite n'umwana muto wonka. Navuga yuko umwunganizi we yagaragaje ko akwiye kuburanishwa adafunze kuko ibimenyetso byamaze gufatwa atabisibanganya. N'ubwa mbere akurikiranywe kandi ko amategeko akimugaragaza nk'umwere. Rero ibi ngibi navuga yuko byari mu iburanisha ubwo bagezwaga imbere y'ubushinjacyaha bwa mbere. Murumva rero ko ni ibintu navuga ngo biteye ubwoba, ndetse biteye n'agahinda, aho umubyeyi wabyaye yagerageza kuba yakica umwana. Reka mvuge ngo ni marayika cyane ko ari umwana muto cyane, biteye no kuri agahinda, birababaje cyane. Ndetse benshi bakomeje bavuga ati ese niba koko uyu mwana atarishwe byaba byaragenze biteye, yaba yarageze mu kidomoro ate? Ari byo benshi bakomeje bibaza. Ndetse ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko AKEZA yaramaze iminsi 3 aba mu rugo rwa Mukazabarushimana mbere y'urupfu rwe, kuko yari ahari nk'umushyitsi. Nyina wa AKEZA yari yagiye mu zindi gahunda atari aho basanzwe babana, bituma se amuzana muri urwo rugo rw'umugore. Ndetse navuga ko nk'uko mwagiye mukomeza mubyumva mu buhamya bwagiye butangwa ndetse twabagejejeho. Rero ku itariki yo kuwa 14 Mutarama uyu mwaka turimo, Mukazabarushimana yohereje guhaha umukozi, hanyuma amutuma ibirimo amagi 2 y'amanyarwanda, biswe 2, imineke, ndetse yongeraho n'ibirayi bya Kinigi. Hanyuma ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko impamvu yatumye amagi y'amanyarwanda kwari ukugira ngo atindeyo undi abone uko agera ku mugambi we.
hanyuma umukozi yagiye gushaka ibyo bari bamutumye, atinda kubibona ajya mu dusantire tubiri. Abatangabuhamya basobanuye ko umukozi yatumwe amagi y'amanyarwanda kugira ngo atindeyo kuko kuyabona bitari byoroshye, hashingiwe ku rugendo yakoze rwamutwaye nk'isaha n'igice, kuko ku buryo icyaha Mukanzabarushimana yari yagiteguye akagikora umukozi adahari ngo abe yatabara uyu mwana. Ni ukuri birababaje, ntabwo twareka kuvuga ko bwaba ari iyicarubozo, byaba ari igikorwa cy'ubunyamaswa, ndetse navuga yuko biteye agahinda. Ndetse ubushinjacyaha bwongeyeho ko yagarutse nyuma y'isaha. Akigera mu rugo Mukanzabarushimana ahita arusohokamo aragenda, kuko bahuriye mu muryango w'igipangu, umwe yinjira undi asohoka. Ni ukuvuga ngo uno mudamu niwe wasohokaga, hanyuma umukozi nawe yinjira. Hanyuma umwana Mukanzabarushimana we ni muto kuri aka kana keza kamaze kwitahira, yari arimo kurira amukurikira. Hanyuma umukozi aramuterura amusubiza mu rugo, nuko nyina aragenda. Hanyuma yaho rero umukozi yagiye gushaka amazi ngo yoze uwo mwana wariraga, kuko yari yiyanduje. Agiye kuyashakira mu kidomoro nibwo yasanze Akeza arimo yarohamye. Yagarutse atabaza, ndetse nk'uko byagiye bivugwa muri statement zabanje, yahise ahamagara nyirabuja, nawe ahamagara se w'umwana, babwira n'abandi. Hanyuma rero kuva icyo gihe iperereza ryahise ritangira. Mukanzabarushimana ahakana kugira ngo uruhare rwe muri urwo rupfu rw'umwana atazarubazwa yagizemo mu kuba yakica uyu muziranenge, mu kwakekwaho kuba yakica umuziranenge. Ndetse kuri uyu munsi no mu rukiko yakomeje kuruhakana. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko uwo mugore yitwaje ko ngo yasize umwana mu cyumba akava mu rugo n'umukozi adahari, bityo ko atamenya uko nyakwigendera yageze muri icyo kidomoro. Ikindi rero bwasobanuriye urukiko ko bitumvikana uko uwo mwana yari kwicurika mu kidomoro gifite umunwa muto kandi ataranasanzwe azwiho ubukubaganyi, akaba yari na muremure. Ikindi bwagaragaje nuko umubyeyi atapfa gusiga abana bonyine nta mukozi uri mu rugo. Bwibukije ko raporo ya muganga yagaragaje ko umwana yishwe no kurohama. Iperereza rero ryerekeye ko ikidomoro umwana yaguyemo cyari hanze ya dushe, inkweto ze zasanzwe imbere y'icyumba cya Mukase, bigakekwa ko yazimukuyemo mbere yo kumurohamisha. Oh my God. Birababaje ndetse biteye agahinda. Ikindi rero se wa Akeza yavugiye mwibazwa ko yavuye mu rugo mu masaha ya mu gitondo ku tariki ya 14 Mutarama, akaza guhamagarwa abwirwa ko umwana yabuze, ndetse mu kanya gato akabwirwa ko basanze yarohamye. Hanyuma hari umutangabuhamya wabwiye ubushinjacyaha ko Mukanzabarushimana atakundaga umwana kuko atishimiraga umubano wa se na nyina wa Akeza. Ndetse yanavuze ko Mukanzabarushimana asanzwe azwiho ubugome ngo kuko yigeze no gusanga abana b'abaturanyi bamukoshereje akabafata intoki akaziyoza umwanda. Hanyuma ubushinjacyaha icyakurikiyeho bwamusabiye gukurikiranwa afunzwe kuko icyaha yakoze yari yagiteguye kandi akagikorana ubugome. Birababaje, biteye agahinda, ndetse navuga ngo ni ubukorwa bw'ubunyamaswa. Ndetse Mukanzabarushimana yahakanye ko atigeze yica Akeza. Ubwo yitabaga urukiko, Mukanzabarushimana yavuze ko ku itariki ya 14 Mutarama yagiye gusangira na Akeza n'umwana we nka saa 3 za mu gitondo. Ngo uyu mwana nta bushake yari afite bwo kurya, ku buryo mu ijoro ryabanje bari banamuhamagaye, nyina bamubaza ibiryo akunda ku buryo babimushakira. Nyuma yo kubona atari kurya andi mafunguro, ngo nibwo Mukanzabarushimana yasabye ko umukozi ajya kumugurira amagi y'amanyarwanda, biswi, imineke ndetse n'ibirayi bya Kinigi. Ngo umukozi yagarutse Mukanzabarushimana arangije kwitegura agiye kwa muganga kuko yari arwaye igifu, kandi na se wa Akeza yari azi ko iyo gahunda ihari. Ndetse Mukase yasobanuye ko yasohotse mu rupangu Akeza ari mu cyumba cye, naho uwo mwana we wari umukurikiye umukozi akamuterura akamusubira nayo amuha ayo mabiswi yaravuye kugura.
ndetse yemeye ko bahuriye mu muryango w'igipangu, amubwira ko yaha uwo mwana biswi undi akayijyanira Akeza. Ndetse yavuze ko avugana n'umukozi Akeza yari mu cyumba cye, ngo yahise atega moto ajya kwivuriza kwa Nyirinkwaya nyuma yo kuvugana n'umugabo we amubaza aho yajya kwivuriza. Ndetse yakomeje avuga ko ageze kwa Nyirinkwaya yibutse ko hari umuntu bafitanye gahunda yo kunyura mu rugo amuzaniye amafaranga kandi atasize abibwiye umukozi. Hanyuma ati nahamagaye umukozi inshuro 3 atitaba telefone. Yahise ahamagara undi muntu wakundaga kugera hafi yo mu rugo amusaba ko yamubwirira umukozi iby'uwo uzana amafaranga. Ndetse yongeye guhamagara umukozi yumva ntihari, ahita amwihamagarira amumenyesha ko Akeza yabuze. Undi nawe ahita ahamagara umugabo we. Nyuma yaho rero umukozi yongeye guhamagara amumenyesha ko asanze Akeza mu kidomoro cy'amazi. Ndetse Mukabarushimana yabwiye umukozi ngo amukuremo amwambike, undi nawe afate imodoka ze bamujyane kwa muganga. Yabonye imodoka imutwara agenda ahamagara n'umugabo ngo bahurireyo. Ngo yageze mu rugo ahasanga abagabo 2 atazi, nyuma n'umugabo we araza. Hanyuma umucamanza yabajije uyu mudamu Mukabarushimana uko atekereza umwana yaba yarageze muri icyo kidomoro kandi nta kintu yari akurikiranyemo ndetse ari muremure. Avuga ko nawe yabyibajije ariko ubusanzwe umwana yakubaganaga. Ndetse yashimangiye ko Akeza yapfuye amaze iminsi 3 muri urwo rugo. Umucamanza yabajije Mukabarushimana icyuko abatangabuhamya bavuze ko yangaga abana umugabo we yabyaye ahandi, asubiza ko yashakanye nawe asanzwe azi ko abafite bityo ko atabanga. Yavuze kandi ko Akeza we yari asanzwe anaza muri urwo rugo akongera agasubira hamwe na nyina nta kibazo. Umucamanza rero yabajije uyu mudamu Mukabarushimana ibyo gusiragiza umukozi yari yatumye kugira ngo atindeyo, ahakana ko atigeze amusaba kujya mu dusantere 2 kandi ko yumvaga amagi y'Amanyarwanda ariyo meza kuri Akeza kurusha ay'inkoko zindi. Kucyo rero kuba umukozi yarabuze umwana akamuhamagara nabiha agaciro agakomeza kuvuga ngo shakisha hose, yabihakanye nabyo. Ndetse yasobanuye ko kuba umukozi yaramumenyesheje ko asanze Akeza mu kidomoro cy'amazi agahita akupa telefone, yashakaga kubanza kubibwira se. Hanyuma rero icyakurikiyeho umucamanza yamusabiye igifungo cy'iminsi 30, avuga ko bamureka agakurikiranwa adafunze kuko icyaha aregwa atagisibanganyiriza ibimenyetso ndetse akaba afite n'umwana wonka. Ibyo kuyoresha abana umwanda yabihakaniye urukiko, avuga ko ari ubwa mbere abyumvise. Ndetse umwunganizi w'uyu mudamu Mukabarushimana yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwavuze ibimenyetso igihe cyabyo kitaragera. Yagaragarije urukiko ko gutuma umukozi amagi y'Amanyarwanda nta kibazo kirimo kuko yari yamubwiye ngo nayabura agaruke. Kuba ubushinjacyaha bwavuze ko yamusiragije akamutuma inshuro 2, uwo mwunganizi yavuze ko umukozi yatumwe inshuro 1 nk'uko yabihamije mu ibazwa. Uwo munyamategeko rero yanagaragaje ko imvugo z'ubushinjacyaha ku gihe umukozi yamaze iyo yatumwe zivuguruzanya, aho rimwe buvuga ko yamazeyo iminota 30 ahandi isaha n'ahandi isaha n'igice. Yanagaragaje ko umwana yakuwe mu kidomoro atarapfa agakorerwa n'ubutabazi bw'ibanze hari nka 7 nk'uko umwe mu batangabuhamya yabihamije. Nyamara ubushinjacyaha bwo bwavuze ko umwana yasanzwe mu kidomoro yapfuye kandi mbere ya 6. Umucamanza rero yabashije Mukabarushimana niba uko yabibonye atekereza ko umwana yiroshyemo cyangwa yaba yararoshyemo, undi ntiyahita asubiza mu buryo butaziguye. Hanyuma rero umunyamategeko umwunganira yavuze ko kuba ibimenyetso bya gihanga bitaragaragajwe ko umwana yaroshywe kandi n'abatangabuhamya ntibabivuge, hagomba kubaho guteganya ko yaba yariroshyemo cyangwa akaba yaranaroshywe n'undi muntu ushobora no kuba ari umujura waruvuye ahandi. Ndetse yagaragaje ko kwica ari umugambi wo gutegurwa ku buryo muri iyo minsi 3 Akeza yahamaze utari kuba wanogejwe neza. Ikindi nuko Akeza yari yaje mu rugo byumvikanyweho nta gahato
ku buryo Mukanzabarushimana atari bumwice kandi yaje amushaka. Ndetse rero icyo kuba umugabo we yarasuye nyina wa Akeza yataha bakarwana, uwo mwunganizi yavuze ko nta rwango yari afitiye mukeba we ahubwo ari ifuhe risanzwe. Uwo munyamategeko yavuze ko mu gihe uwo yunganira akiri umwere yaburana adafunzwe, hanakurikijwe ko nta mpamvu zikomeye zatuma aburana afunzwe. Icyakora yibukije ko urukiko rwakwigenzurira igikwiye mu bushishozi bwarwo. Umucamanza rero yabashije umunyamategeko impamvu atanga yatuma Mukanzabarushimana adatoroka nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, asubiza ko ari ubwa mbere akurikiranywe kandi nta gipimo bufite n'ibihamya by'uko yatoroka. Yavuze ko ibimenyetso bya gihanga byamaze gufatwa ku buryo nta cyasibanganywa, bityo ko yarekurwa akaburana adafunzwe. Ubushinjacyaha rero bwasabye urukiko kuzagenzura impamvu Mukanzabarushimana yabajijwe kenshi niba atekereza ko umwana yarohamishijwe cyangwa yiroshye mu mazi ntabivuge byeruye. Bwavuze ko impamvu zo kuba afite uburwayi zitahabwa ishingiro kuko anafunzwe yakomeza kwitabwaho n'abaganga nk'ibisanzwe. Ku cyo kuba afite umwana, ubushinjacyaha bwavuze ko yacutse kandi ari kumwe na se ndetse hakaba hari n'imiryango yamwitaho. Ikindi rero bwagaragaje ko icyaha yakoze cyahungabanyije bamwe mu buryo kumureka akaburana yidegembya bidakwiye. Ikindi nakongeraho ni uko urukiko rwavuze ko ruzasoma umwanzuro ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo tariki ya 2 Gashyantare uyu mwaka turimo saa 9 z'amanywa. Ngayo nguko rero nuko byagenze kuri uyu mudamu ukekwaho kuba yarishe aka kana yarabereye Mukase. Ndetse reka nkomeze mvuge ngo ni kwihangana no gukomera kuri uyu muryango wabuze aka kamarayika, ndetse navuga ngo no gukomera muri rusange ku bantu bose bakundaga aka kana, mvuga ngo niyo nzira, niho twese tugana ndetse nta kundi byagenda, niho twese tuzisanga. Rero reka nkubwire ngo yewe kuri iki nkuru wakoze cyane. Esandro nk'ibisanzwe nakagaruka. Ciao. Gasaro